ahubwo se umuntu nicyo kumwe ko yatinze harari iki n'icyaka mfite sha ihangane nyine niko tumutuye kumurasa bibuze mwere mfite ihangane natinzemo gake ariko se igihe nagutumiye ubu niwe kigaruka mabuja nazengurutse ahantu hose hamwe dusanzwe tugurira ntabahari harakinze niba habaye umuganda sinzi rero yabishyushye yabize konje pe nta kintu nabonye none se uzanye iki pe muzaniye itabi ariko ngo iki kuko ibindi byose nta fanta ntaki ntabwo ari bujyanye nta kintu hamwe nihangana itabi uko umubona ko nguko ukakubona ngwanye itabi ntabwo uri maso ubu urarebye usanga ndo kwakirizwa itabi ntabwo bavaho nta kintu mweye ewe munyakiriza itabi njyewe ihangane kevi uyu nguyu niko tumutunze gusa jana ubwo nyine ihangane cyangwa se ihangane ni ukuri mumbonyemo itabi njyewe ihangane ni ukuri maze ibintu byose tumutumye agenda akazana ibintu tutamutumye mwamwirukanye namwirukanye reka ari umugabo wamuzanye cocowe niko karame rwose reka nkubwire ndashaka kukohereza mu ishuri ukajya kwiga ugatyaza ubwenge rwose ubwenge afite buramagije ndakubwira ubwenge wowe ko ari uburoha nivanye hakurya y'urumugendo n'i Kigali ndakwishakira unyihera akazi ngo kuva ndi muto ibintu byo kwiga niyo mpamvu ubwenge bwawe ari igihu kigenda ngo kizenguruka niko ngomba kugutegera agataro kajya mu Buhinde kajya kwiga umva rero mu bwenge buriya njyewe ntabwo najya kwiga mu Buhinde ngiye kwiga mu Buhinde n'indahinza nze mu mujyi nirahure abizeyo nabonye ibyo bakoze ninjyayo nkaza nzi kuguruka ntazi gusimbuka aho nzemera wenda ngiye kwigayo ariko ntukashogojwe jewe ndagomba kukoherezamo imbaraga zikakwinjira aho ngaho noneho kazagaruka amahoro tugakora umwuga nkakuvana hehe mu mbabura wowe naranagutabye wa gicucu tuzajyana nzajyayo naragutabye uzansimbure sha urabona ko ndi gusaba barantanga sigaye mbyiyumvamo we kazibeshya akanwa kawe kakabisohora urwo rurimi rwawe azarusubiza mu mara mu nda ariko ava amahanga uzi ko umaze imyaka myinshi hano n'umugabo wanjye yarabikubwiye se yarabibwiye ariko si kuko umugabo wanjye akora iki ese umugabo utaza akazakora yabwiye ko ari umuntu ambasadori ukora ku mafaranga mu madolari niwe usinya ku madolari asohoka yose rwose nagakora ku madolari rwose n'abanyarwanda nyawe njya kuyabona narize ariko buriya bose buriya ni umuntu w'umukire umugabo wawe buriya rero ni umunyabitega wo ku rwego rwo hejuru tu yewe urwenya rwawe nawe ibitega se umugabo wanjye ni umukire ntabwo yakora ibyo bintu by'ibitega bikoreshwa n'abapfumu kuba ari umukire byo n'umukire ashobora gukora miliyoni nicanye hambere uzi ko boss ashobora kuguhindura akagezi cyangwa se umugezi tukajya tukwambuka dukoresheje amato umva reka kumbesha ngenge gukora iperereza ndabaza umugabo wanjye nabyemera cyangwa kubyanga sinzi ko njya bikubwiye buriya rero ushobora kubivuga agahita avuga ko wamuvumbe n'uri ntacyo ahishira ako kanya agahita aguhindura nka sebeya cyangwa akanyaru oya neza bye nzabyemera nabibonye ubu ngiye gukora nanjye iperereza ndebe ibyo ari byo sindi ntuzavuge ko nabikubwiye kandi niwe ugomba kongeza aho akorera
tuzajyana ugomba kunyereka aho akorera nanjye ngahabona nanjye nkamenya ko mbana n'umurozi yanjye singiye kwiteza ibintu nk'ibyo ngibyo wenda uzikorera iperereza ryawe simubeshye ariko ngenda kubujije pe nakubujije ariko uzanyereka aho akorera si uhazi se guruza amadayimoni aba ahazengurutse uzi imyuka mibi ihari uzi ko buriya njye yambyukije nka saa 7 z'ijoro ngo tujyane ku kazi ke umva nagezeho ako kanya izuba rihita ryaka mbona bihindutse saa 8 z'amanywa mukabona aramutinye ngo iki mukaba mukiri kumwe kugeza iyi saha namucika yangarura ujye ubona nyirukana se bikomeza kuntera ubwoba ugomba kunjyana nanjye ukanyereka aho wabonye nanjye nkahabona nta nubwo nahibuka do yaransibye mu mutwe ntacyo ntazi ibibazo ufite muri uru rugo ikintu wabuze muri uru rugo ni iki ndahinduka ibintu wambeshye byose uburi aho ngaho uzi ko ari uruntungane gusa naguhishe iki ko aha wese ko nakwiyeretse aho naguhishe ni hari icyo wabuze muri uru rugo se imisatsi urasokoza ese ko wambeshye ko usinya ku madolari ngo nakubeshye Kavamahanga akaba yambwiye ko wowe uri umupfumu ngo ntabwo uri umupfumu wowe njyewe nasabye utambwiye kuri koko nawe uri umupfumu koko nanjye byibuze nkaza kubana nanzi neza uko uri umupfumu ibyo byose nta mpamvu yo kuzana umushi hano mu nabi mu rugo hano reka nkwerurire Kavamahanga ntabwo yambeshe Kavamahanga yambwiye ko uri umupfumu reka nkwerurire ariko akazi nkora nta mbogamizi karimo na gato kuko katubeshejeho nako kambeshejeho kakubeshejeho n'umukozi kamubeshejeho bivuga ko uri umurozi avuga ko genda umurozi ngengaruza ibyagiye igihe cyose tumaranye muri rugo ntabwo nari akazi ukora nzi ko uri umuntu ukora mu madolari ko uri umupfumu wowe aho kugira ngo nkareke rero nimba ushaka kugenda ugende ariko gusa naho wancikira neva ndamufite wese ubu nanjye ugiye kunzirika nk'uko uzirika abantu bose ntabwo nzirikura umujura se dufitanye igihango gikomeye icya mbere kuba ndyamana nawe mwese mabuja ko mwarimu w'amagare ese n'ibyo washakaga kumubwira washaka nyine mabuja nyine buriya nagize agatekerezo kandi agatekerezo keza ni akahe gatekerezo se buriya rero reka nkubwire uribuka cyajya nkumenera ry'abanga nkubwira ibintu boss akora buriya nakubwiye ibintu ndangije nsigara umutima njye umutima warakuriye kubera ko wambwije ukuri se sura ko ndaramuhariye uze cyajye mbikubwira amabati yavuye nijoro imvura iranyagira ndyamye imvura iranyagira nkumva imiraba nkumva inkuba nari impfuye ngize ngo mbikubwire mbona igisenge gisubiyeho mbega bwakeye aya magambo yawe uhora uvuga ku mugabo wanjye ese njye ko ibyo uvuga ntarabibona ubwo n'abazimu biwanyu bari baje kugusura oya abazimu basaga kuri wawe baje kukureba n'abazimu tugira ahubwo buriya rero hari ikintu kimwe cyakubwira uri umaye nka turuwamiri itike yonyine turuwamiri nkazana umunyamasengesho tuziranye w'umudamu utazajya ngo n'ibisore by'iki gihe umudamu usenga ijuru rikamanuka akaza akadusengera n'umuryango wose tugakizwa kandi na bosi byacamo aba badayimoni nimwe bo bafite nimwe mukwiye gusengerwa umugabo wanjye n'amadayimoni afite njyewe nande tuyafite wowe n'umuntu ushaka kuzana ngo umusenge nimwe mufite amadayimoni dusengera se hari ikibazo twe dufite nene si wese ndamwanga kumva ariko na nyamwanga kumva hari cyamubaye nimwe mufite abadayimoni mukwiye gusengerwa
rero reka nkubwira nta kindi gitekerezo wenda nari mfite ariko nyine niba bidakunze ukaba wumva bitazacamo none se muzanira agatsiko kumwe kutigeze unuma noneho ngo umpe udufaranga njye gukoza ntacyo ashaka nta kibazo sawa noneho nyine